Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe, ibihe byiza kuri mwe mwese muri ahantu hagiye hatandukanye, ibihe byiza kuri mwe muri ku migabane nyine igiye itandukanye, mbahaye ikaze none aha ngaha kuri Afri News Time muri aka kanya. Ni Byamungu mugiye kuba muri kumwe nawe muri aya makuru, nta handi birumvikana twerekeje ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bikomeje kuvugwa kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bikomeje kugenda bihabera, ku bikomeje kugenda bihuruza amahanga menshi cyane. Turavuga ayo mahanga amaze kuba yagera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aje kuba yafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Ngibyo rero tugiye kuba tugarukaho. Mushobora kuba mwakwibaza muti ariko kuki wenda Afri News Time hamwe na Byamungu bibanda kutubwira amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese nta bindi biba byabereye hirya no hino ku isi? Si ukuba tuba tutabizi, ahubwo impamvu nyamukuru twibanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye inzira y'abanyamahanga kugira ngo babone ko bagera muri Afurika, iba agakoni k'amahanga kugira ngo bagere muri Afurika, kugira ngo bahore bazambaguza Afurika nyirizina, ihoremo ibibazo bariyo iba imbehe yabo cyangwa se amahahiro yabo. Muraza kuba mwabyumva muri aya makuru nabateguriye, uburyo iyi ntambara irimo irwanwa none aha ngaha na M23 AFC. Ni intambara yatangiye mu binyejana byo hambere cyane, twavuga ni hambere cyane rwose, mu 1510 ibi bibazo byari biriho. Ni nayo mpamvu ntaranzika ngo njye mu muripuko, mbazaniye n'umuripuko, mbazaniye umuripuko uri ku rwego rwo hejuru, umunyago urimo rwose ushimishije kuri AFC M23, ku buryo rwose igenda ihondagura inyaga, itwara umunyago. Mushobora rero kuba mwibaza muti ibi ngibi bigarukaho muri iyi myaka y'1510 kugira ngo bamwe mu rubyiruko ruriho muri iki gihe, muri aka gahere tuherereyemo, muve mu mikino, muharanira amahoro. Hari benshi baturusha wenda aya mateka, baraza kugira icyo batwongereraho muri cyangwa se bavuga bati nibyo kuko byari byifashe gutya, uburyo tuyazi n'ibiki. Ni benshi nzi bakurikira Afri News Time ariko bazi byinshi kuri icyo turi buse naho tugarukaho mu nkomoko y'ibi bibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aba babirigi nkomeza ngenda ngarukaho muri aya makuru yacu ahanga kuri Afri News Time. Ni ababirigi banabitangije, muraza kubyumva. Rero katwiyanzikire, turaza kugenda tubinyuramo, twiyanzikire duhere ku makuru yacu. Ntandi tugiye twakwerekeza ni muri Kivu y'Amajyepfo, niho tugiye kuba twahera ku mirwano nababwiraga ku munsi w'ejo, yari imaze iminsi 2 iri guhanganisha igisirikare cya M23. Sinzongera kuvuga ko ari inyeshyamba, apana. Aba bafite ukuri, bafite uburyo biyubatse, bafite n'uburyo rwose ubona, ariko ntabwo ari njye nyine ubivuze, kubera ko Bintu Keita nubwo nawe afite injya mu kanwa, ibi bintu yarabivuze. Abayobozi benshi b'inshuti za Felix Antoine Tshisekedi barabimubwira bati ureka kuvuga ko uri guhangana n'inyeshyamba, uri guhangana n'uruhande ruri opoze kuri wowe, ariko rwarangije kuba rwakwiyubaka, rukora ndetse nka guverinoma, rukora nka guverinoma. Ibyo ngibyo rero barabimubwiye, we asa naho atagira amaso abireba, ariko abahanga bo bari barangije kuba babica imboni, barabibona. Kuko iyo urebye ni M23 yagize gutya, uburyo iri kugenda yiyubaka. Inzego zirahari, ba guverineri, abashinzwe za teritwari, abo ngira ngo muri Kongo baracyabita ni ba burugumesitire, ni ba
chef de territoire, muraza kumbwira uko babita, ariko iyo mbivuze muba mwumva urwego bayobora, n'abandi barahari, abashinzwe administration abo bose barahari, kuko ntago wajya gushyiraho banke nta bantu bashinzwe administration, ntago bishoboka. Rero nibyo bamwe bamubwiraga bati wowe uko kurwanana n'uruhande ruri opposé rufite ingabo, kuko nizo zituma humvikana politike, bagukubitisha ikinyafu cy'amasasu, wataka nyine abanyepolitike bakabona uburyo muvugana, ariko ni opposé ifite imbaraga ziremereye cyane kuri wowe utakagombye kuba wakinisha. Rero izo mbaraga nizo zagize gutya ku munsi w'ejo, nkuko nababwiraga urugamba rwari ruri hariya muri Kivu y'Amajyepfo, hejuru y'imisozi ya Kamanyura, y'umujyi wa Kamanyura, za Nkomo n'ahandi, icyo bita urushorekane rw'imisozi, iyo ligue yose mbazaniye uko M23 yahitwaye. Ni nababwiye uburyo yari yabashe kuba yamenya amakuru y'umwanzi, uburyo amaze kuba yahadeployinga uwo mwanzi ku buryo buremereye cyane. Hanyuma ahangaha haje kuba havumburwa kuri ya makuru mbabwira y'ubutasi bwa M23 buba buri hejuru y'ubwa Kisekedi cyangwa ubwa FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zaramwirukankanye, harimo n'umurundi. Kugeza ubu ngubu abacitse barimo barashwiragira, ariko yabatesheje ikintu bita amura, ububiko bw'amasasu, amakompora n'ibindi bigiye bitandukanye bashaka kuba bazifashisha bafata ikigo cya Nyangezi ndetse n'umujyi wa Bukavu. Bajye babirunda babizanire M23. M23 ntabwo ari abo gukinishwa, babirunde babibazanire, babirunde ibareke, babirunde bibwire ngo nta makuru ifite, ariko babibazanire. Rero yahafite ikintu bita ububiko bw'amasasu menshi cyane, amakompora menshi cyane. Urumva ibyo bari bateganya kuba barwanisha muri uriya mujyi bamaze iminsi batunda begeza aho hafi, ikabihorera, bakibwira ngo ni inyuma mu misozi ngiri hano hafi n'umujyi wa Kamanyura, iyo hejuru inyuma muri iyo misozi muri wa muhanda. Ntago uretse kuba nahagereranya nanjye, ariko ntago mpazi neza, ariko urumva iyo uri Kamanyura, inyuma y'iyo misozi hari ya mihanda ihinduka iyo ngiyo iza Nyangezi, isa naho yerekeza mu bice bya Warungu. Iyo bajyaga banyura baza gupakinga iyo ngiyo. Rero iyo operation imaze iminsi 2 yose, operation ya Kasamutwe, operation nise ukubambura amara, inkomere nyinshi zo ku ruhande rwa coalition. Ababashe kuba bahagera, kuko ni M23 yatanze ihumure, iravuga iti muze ibwira abatuye muri ako gace mugende murebe uko bameze. Basangaga ari amara ari hanze gusa. Hari nabyo navuze rero, abo bagabo kurwana intambara iri infiltration gutya yo hagati, uri burashkutswe uramusiga, nturi bumwirukankane ngo umuhungane, nawe ubwe bari kugutangatanga. Abagabo nabihanduza, ntago ari abihanduza cuma, ahubwo nabihanduza ruhindo. Icumu batwitse riri kwotsa, ubundi akaba ari yo bishyiraho. Reka twikomereze rero nguko uko bimeze aho ngaho, ariko si aha ngaha gusa, no mu bindi bice mwajyaga mwumva iyo za Masisi ngo bakamejeje, mukumva hariya hejuru za Nyiragongo, aba bagabo barimo baraporinga, abari gucika barimo baraporinga, ntawamenya ngo bari bwerekeze hehe. Ariko muri aya makuru ni nabwo ngiye kuba nabazanira aho basa naho bari kwerekeza muri uku kunanirwa M23, banitwikira ngo umutaka wa CCRF, naho no kugira ngo bajye gutegura. Aha naho tugiye kuba tuhagarukaho, ndayabazaniye yose. Aha ngaha muri Tanzania, aho Tanzania yavuze ko igiye kuba yategurira umuryango ibamo wa SADC kuba ngo bahakorera organization, ndetse no kuba bakwihugura ngo bitewe n'uburyo bitwaye mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiki, bakagaruka bakavuga ngo uburyo bitwaye muri Mozambique,
bati birakwiye ko twazajya duhura dufite amafunzo, ariko si cyo bigamije, ntabwo ari cyo bigamije, byose nayabazaniye, ahubwo ni kwa kuha wazalendo, not wazalendo, FDLR n'abandi bashaka kwinjira muri FDLR, kubera ko Ububiligi ngo hari, nababwiye ngo Ububiligi ndababwira kuva mu 1510 uburyo bwabaye inzirondo muri aka karere. Noneho Ububiligi burababwira buti, muzi ko mu minsi yashize na n'ubundi twagiye tubagezaho amakuru ajyanye n'Ububiligi, uburyo nababwiye mu makuru twari twaronse ko Ububiligi buri gutegura imfashanyo yo guha Uburundi kugira ngo bushireho training yo gutoza aba FDLR ari Uburundi bube bwabifashisha hamwe n'Ububiligi ngo mu kuba batera u Rwanda. Ayo makuru twarayabahaye. Hanyuma nyuma y'uko Ububiligi ngo bwongeye gusubira mu mitekerereze mu by'intambara n'ibiki, ngo burareba busanga hariya hantu mu Burundi hakunze kuba hakorerwa training hanabaye FRN, ngo kugeza ubu ngubu atari ahantu hasa naho hagifite ubwihisho bw'amakuru ku mitwe nk'iriya. Niko kuba bahimurira ahangaha muri Tanzania, muri Chato, mu gace ka Chato niho ibibi byose bigiye kuba byabera, ariko banyura muri ya fime cyangwa muri wa mutaka wo kuvuga ngo ni Sadeke igiye kuba yahakorera. Rero amakuru dufite nuko hari intumwa zaturutse muri ibi bisirikare byagiye kuba byahasura mbere y'uko bahashira iyo training muri aka gace ka Chato. Harimo intumwa zaturutse kuri TPDF, ni igisirikare cya Tanzania, zaje nyine urukumva abo mu rugo, ntago abandi bari buhagere nabo badahari. Haza kuvamo n'intumwa zaturutse mu mutwe wa FDLR, haza kuzamo n'intumwa zaturutse mu gisirikare cya FDNB, ingabo z'u Burundi, haza kuzamo izaturutse mu gisirikare cya MDF, igisirikare cya Malawi, haza kuzamo n'izaturutse muri SANDF, igisirikare cya South Africa, ndetse n'intumwa zaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gisirikare cya FARDC, kugira ngo abo bose babashe kuba barebera hamwe ibikenewe mu gushyiraho iyo nkambi cyangwa iyo ya tureni, ubundi umufatanyabikorwa mukuru Ububiligi bazamushyikirize raporo y'uko bimeze. Aya makuru turayafite. Ejo bundi nibwo mwabonye gutya haza raporo, niba yari yegamiye ku Bubiligi, niba twavuga ngo ni raporo, ariko ni ikinyamakuru cyabitangaje ndetse kiri ku gihugu cy'Ububiligi, kivuga ko Uburundi ngo ari igihugu gisa naho kitariho. Ibi ngibi tujye tubyitondera. Iyi ni politiki yabo yo ku rwego rwo hejuru, kubera ko Ububiligi muri iyo minsi bwumvaga ko buri gushyirwa mu majwi ahangaha muri aka karere ko ari ikibazo, kandi ko byamenyekanye ko bugiye gufatikanya n'Uburundi mu gushyiraho training mu gutoza imitwe ishinzwe kubangamira umutekano muri aka karere. Niko gukoresha iriya propagande ya kiriya kinyamakuru kugira ngo bumve ko Ububiligi bwasebeje Uburundi, ko nta mibanire bafite. Ari nacyo cyatumye iyo training cyangwa se aho bari butrainingireza FDLR babikuraho, bikaba byagiye muri Tanzania, kugira ngo ya nkubiri y'amagambo n'ibiki byose n'ababasha kuba babikurikirana baze kumva ko nta hantu, nta collaboration ihari hagati y'Ububiligi n'Uburundi, ariko irahari. Hari amakuru bakoresheje kwari kugira ngo barenze uburari gutyo. Rero ibintu tugomba kujya tureba iyo bigana n'iyo biva,
kugira ngo tubashe kuba twamenya aho tuva n'aho twerekera, ari nabyo mpora mpamagarira urubyiruko rwo muri aka karere. Burya icya mbere si uko tuba twazanywe no kuvuga imirwano, nta nubwo ibidushimishije ko akarere duherereyemo kabamo imirwano. Burya icya mbere ni amahoro, niyo twakagombye kuba duharanira. Buri muntu yumva undi, yizera undi, agenderanira undi nta shiti. Ariko kubera ka kaboko k'abazungu bagize aka karere imbehe yabo, akarima k'igikoni, ibyo bamwe ntitubasha kuba twabishikira. Nibyo nababwiraga rero, tuvuye kuri ibi ngibi, ubwo Ububiligi buri kugishaka kongera kuzambazambya ibintu nko mu myaka yashize, kubera ko buri kubona ko ibyo bwari bwarateguye. Nababwiye ngo intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari iya vuba, nkuko nabibabwiye mbabwira nti hari benshi babiturusha, baraza kugenda nabo babituganiriza muri komanteri, ariko hari n'abandi batabizi n'inkomoko yabo, cyane cyane nk'urubyiruko. Niyo mpamvu kandi rudukurikira rwakagombye kugenda rusobanukirwaho byinshi cyane. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo kubana na Afrinews Time ugira byinshi ubasha kuba nawe wata mu gutwi, ukumva koko ubashe kuba wakwiyubaka mu kumenya byinshi birenzeho mu bibazo biri muri aka karere. N'Ububiligi rero, ikibazo cy'Ububiligi cyateguwe mbere y'imyaka 130 ishize, ibi ngibi byose biri kuba. Ariyo mpamvu mpora mvuga ngo urubyiruko rwo muri aka karere ntabwo mwakagombye kuba mujenjekeka cyangwa se mwumva ko mushimishwe no kumva umuripuko ngo izi ntare zasarambwe mu ngurumo wavugiye aha ngaha zakubise. Mpora mbivuga ngo banza wumve inkomoko y'ibi, numara gucengerwa nayo no gusobanukirwa nayo, bizakongerera ahubwo izindi mbaraga zo kumva, uretse no kwishima ko izasarambwe zakubise, ahubwo nawe waziha andi maboko kugira ngo zimenagure kurushaho. Icyo kibazo cyateguwe imbere y'imyaka 130 ishize kibashe gucibwa imizi, kibashe kurimburwa burundu. Duhereye kuri iki kibazo cy'abanyamurenge cyangwa se abarwandafone bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ubu ngubu ari nabo bari kurwana na guverinoma y'igihugu cyabo. Amateka atubwira ko Ruganzu Ndori mu 1510, mumbabarire, Ruganzu Ndori yagiye yagura igihugu cye abinyujije mu guhangana n'izindi mpugu. Ntabwo babyitaga ibihugu, ahubwo zari impugu, nazo zari zituwe n'abami. Ibyo mubyumve neza, ntaho biri buze kuba ibyari biriho mbere mubisanisha n'iki n'imipaka iriho ubu ngubu. Zari impugu, zari zifitwe n'abami, ugasanga umwami afite agace runaka. Ubwo rero muri uwo mwaka w'1510, Ruganzu Ndori akagenda yagura igihugu cyari u Rwanda. Iki ngiki yacyaguriye cyane cyane mu bice bavuga byari ibyo mu Bunyabungo. Ubunyabungo ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, yego, aho usanga ayo mateka avuga ko yacyaguye, agakomeza kugenda arwana n'abandi bami nabo bashaka kumutera, ariko akagenda abanesha. Hanyuma aza kuba u Rwanda yarugeza he, aho bita bavuga ko ari ku mipaka ya Walikale na Kivu y'Amajyepfo. Aha bakavuga ko hari n'umugezi uhari witwa Luwa Rwanda. Ababizi muraza kutubwira niba uwo mugezi witwa gutyo uhari, ariko tuzi ko uhari. Icyo gihe rero ubukoroni bwahise buziraho muri Afurika, muri aka karere dusa naho duherereyemo. Hazamo Abadage, Ababiligi n'Abongereza. Abadage rero bakolonije icyo bita u Rwanda, Urundi na Tanganyika. Hanyuma Ababiligi bakoloniza igice giherera kigana mu burengerazuba bw'u Rwanda, harimo Kongo, gukomeza muri ibyo bice by'inyuma ya Kongo. Abongereza bakoloniza icyo bita Uganda na Kenya.
nibwo rero byageze ku itariki 14 z'ukwa gatanu mu 1910, hanyuma Ububiligi bwo buvuga ko cyangwa se bukoporoninga ko buri gukoroneza ahantu hatoya, kubera ko icyo gihe Ubudage bwo bwari bufite u Rwanda n'u Burundi, urukumva hari hanini, hanyuma Ububiligi bwo busa naho bukomporoninze kuri bya bihugu, bisa naho biri gukontorora ako karere, Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza. Hanyuma rero nibwo bagiye baricara kuri iyo tariki ya 14 z'ukwa gatanu 2010, babasha kuba bagira byinshi biga, hanyuma biza kuba bakwemeza mu nama yabereye i Berlin mu Budage, ngira ngo hari hagati y'umwaka w'1910 n'umwaka w'1912, bemeza ikatwa ry'imipaka. Icyo gihe nta mipaka yari iriho. Hanyuma muri uko kwemeza ikatwa ry'imipaka, nta koranabuhanga ryari ryakabayeho cyane icyo gihe, bagendera ngo ku bimenyetso fatizo cyangwa se ibimenyetso bidahinduka. Mu rwego rwo kugira ngo Ububiligi buhite buyobora igihugu kinini cyangwa bukoronije igihugu kinini, bahise bagabanya u Rwanda, bavuga ngo u Rwanda rwo ruri kumwe n'u Burundi, kuko icyo gihe babyitaga ngo u Rwanda Urundi. Bagendera ku bimenyetso ngo bifatika, bafatira cyangwa se bafatira ku birunga. Iyo ugiye mu majyaruguru y'u Rwanda ubona ibirunga, aba ari byo bakatiraho. Ubwo u Rwanda batangiye kurugesura, barakomeza Akanyaru, barakomeza Akagera n'ikiyaga cya Kivu. Urukumva aha hantu mvuze hose hasa naho hazengurutse u Rwanda ruhita rusigara mu kadomo gutyo. Ari nacyo cyatumye abo Rwandafone babarizwaga mu Rwanda hamwe nigeze kuba navuga muri za Warikari, iyo rwari rugeze kuri uriya mugezi ugabanya Kivu y'Amajyepfo na za Warikare, iyo hafi na za Copo, uyu mugezi witwa Ruwa Rwanda, niyo ubwo u Rwanda rwari rugeze, bahita bakatira aho ngaho mu birunga n'ahandi hose navuze. Abarwandafone cyangwa Abanyarwanda babasigaye iyo ngiyo gutyo, ari bo Kisekedi kugeza kuri uyu munsi yita ko atari Abanyarwanda, ariko akemera ko aho babakatiye iyo mipaka ho akemera ko hari Kongo. Ni byinshi tuzagenda tugarukaho muri aya makuru yacu, n'ikiteza ibibazo muri aka karere. Niyo mpamvu mpamagarira rwose wowe unyumva, ushyigikiye ko amahoro muri aka karere yagaruka, ariko atari amahoro, ari amahoro kandi ashyigikiye kurwanya irondabwoko, irondakarere n'indi migenzo mibi yabangamira ikiremwamuntu icyo ari cyo cyose, ko mwamfasha ibi biganiro binyura kuri Afri News Time, mukabasha kuba mwabisharinga hirya no hino, yewe mukanabishikiriza urubyiruko kuba rwakurikira Afri News Time, kugira ngo, kuko ni ibibazo bazakomeza kugenda bahura nabyo. Niba navuze kuva mu 1900, ariko 900 kuri kungarukamo, niba navuze mu 1510 karibwo byatangiye, wowe rubyiruko ukaba uriho muri aka kanya, ntago wibwira ngo bizarangira yuko mugiye muhererekanya uyu murage wo guharanira ubusugire n'umutekano, uzira irondabwoko, uzira amakimbirane muri aka karere, ari uko muzi inkomoko y'ibyo byose guhera icyo gihe cyose. Biragusaba iki rero? Kurikira Afri News Time. Namwe abakuze mbona mukomeza kujya mukurikira Afri News Time, hamagarira urubyiruko, murubwire muti nyamara aho kugira ngo megabyte zawe nibyo koko kujya mu byo wumva binogeye umutima wawe, ariko menya ejo uzaba uriho, tuzaba uri guhangana n'iki, uwo uzasiga azahangana n'ibihe bibazo, ese azaba bifiteho nosiyo ki, aze yumve ibibazo cyangwa uwo muripuko baba bashaka aho uturuka. Muri uko kugenda bateza ibibazo rero, ari nabyo biriho kuri ubu ngubu bari
kugira ngo abo barwandafone babe bari kurwana kuri ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, b'Ababiligi bakomeze kuyobora muri ako gace bababwira bati ntabwo byumvikana kuko nitwe twakoze ibi, bariya barimo barabashwanira mu buryo bw'amayeri, mushobora kuzatakaza igihugu cya ibintu nk'ibyo. Saha gusa Ababiligi babijambije, ngira ngo no mu Rwanda katugarukeho muri gakeya mwegeze kuba mwakumva Ububiligi, u Rwanda cyangwa se hari ibyemezo rufatira Ububiligi mu mikorere n'imikoranire bari bafitanye mu mishinga imwe n'imwe runaka. Reka tujye kuri jenoside abariho tuba dutangirira jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibi bintu byari mu mipangu y'ibi bihugu byose nababwiye, ndetse n'ibihugu bifatikanije kuba batuye ku mugabane umwe w'i Burayi, kugira ngo bajye bahuza akaduruvayo kameze gutyo, imibabaro imeze gutyo muri Afurika babone aho bahahira. Muribuka mu Rwanda bazana amoko bagapima amazuru bakagira gute, abo bose ni Ababiligi. Hanyuma ibyo bari barateguye hamwe bakabicengezamo Abanyarwanda batagira umutima w'umunyabuntu, badafite kureba kure, bagakorera abandi Banyarwanda babo kubera uko bavutse bakabakorera jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iki ngiki cyari gisa nk'aho kibaye noneho intsinzi cyangwa gushumangira kuvuga ko muri Afurika, muri aka karere, intsinzi yabo, ndavuga abo banyamahanga, iriho igerwaho. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu bigera muri birarenga 3-5 u Rwanda rwibohoyemo cyangwa se rwavuyemo mu buryo bari baruteze nyuma y'uko FPR Inkotanyi ihagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hari ibyo guverinoma y'u Rwanda yahanganye nabyo byari imitego igoranye cyangwa se iremereye cyane, na n'ubundi bari bategeyeho u Rwanda muri aka karere kugira ngo hahoremo ibibazo, kubera ko bari bazi neza ko abari bamaze kuba bakora jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bahungiye mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Abenshi bakajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abenshi bakajya abandi muri Tanzania, abandi hehe, ngira ngo barakomeje bamwe muri za Malawi, za Kongo Brazzaville na hehe. Icyo nshaka kuvuga, aba bantu hagiyeho iturufu politike, umutego uremereye cyane wo kuvuga ngo abantu bakujize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, tugiye gushyiraho urukiko rubacira imanza. Ariko uru rukiko kubera ko rwari rukuriwe cyangwa se runagenzurwa cyangwa se runafinanswa na bya bihugu, wumva ukuntu politiki aba ari ndende, baravuga bati umubare w'abamaze kuba bafatwa n'abatarafatwa bagomba gucibwa imanza bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, uwo mubare uzangana n'imyaka 100, bamwe bataracibwa imanza, bamwe bagirwe muri gereza, abandi bagire bate. Hanyuma cya kibazo mu Rwanda kizahoreho, umwana uvutse avukane cya kibazo cyo kureba undi avuga ati papa yaguye muri gereza, sogokuru yaguye muri gereza, undi nawe uriya muryango watumariye abantu, ibintu nk'ibyo. Hanyuma icyo u Rwanda rwakoze kintashyikirwa mu buryo bwo kurwanya kwa kuboko kw'abazungu kugamije kuzana, sinabona uko mbigereranya, ntabwo navuga ngo si umuco mubisi ahubwo koreka aka karere. U Rwanda ruhita rushyiraho icyo bita inkiko gacaca. Iki kintu cyababaje aba bazungu b'i Burayi cyane, bibaza iyi nkiko gacaca zivuye, bibaza umuntu wigiye purani u Rwanda iyi gahunda, birababaza. Ariko navuga ngo
Imana ikomeze kumuha umugisha wayoboye ingabo zari za RPF, kuko ubu zarahindutse ntabwo ari RPF zabaye RDF. Ndaza no kubibabwira muri iyi ngingo, nayo yarababaje n'impamvu yabaye RDF. Abo bantu byarababaje kuko bari bazi ko bazagendera muri ya turufu yo kuvuga ngo mwe mwahunze n'abakini y'amoko mukomeze muhatane, dore bafungiye abantu barinda bagwa muri gereza nta butabera babonye, ibintu nk'ibyo. Abandi ibintu biri aho ngaho byo guhora abantu batana mu mitwe, babona icyo ngicyo. Urangaje igihugu cy'u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto, urangaje ingabo z'u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto, uwo nta wundi ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Baba bemeje gushyiraho inkiko gacaca kugira ngo zikemure ibibazo by'Abanyarwanda mu buryo bwihuse, hagamijwe kubaka igihugu kibereye Abanyarwanda muri rusange, ndetse no kurwanya ya politike irimo akaboko gahora gashaka gusenya aka karere k'aba bagabo b'uruhu rwera. Ikindi cyaje kuba cyabashengura, hanyuma bakomeza bya bikorwa byabo byo gushyiramo propagande. Ngira ngo ku tariki u Rwanda rwagize gutya ku tariki ndayibagiwe, ariko ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2008, babageze gutya bahagurutse muri bya bindi byabo kugira ngo bakomeze bazambye ibyo muri aka karere. Bati Roza Kabuye agomba kuba yafatwa mu gihe yari yibereye mu ngendo ze bwite. Ndabyibuka icyo gihe yari yibereye mu ngendo ze bwite mu mujyi wa Frankfurt mu Budage, kandi Ubudage nabo babwiye nabwo bati agomba gufatwa. U Rwanda rugaragaje ati ni gute umuntu afatwa, rugaragaza ibimenyetso byose n'ibiki, babuze uko bagira, bati mufatire u Rwanda ibihano. Indi ngingo nashaka kuba nagarukaho, u Rwanda rwahise rushyiraho Agaciro Development Fund, ikigega Agaciro Development Fund. Abanyarwanda icyo gihe mu mezi agera nko muri 3, inkunga bashakaga abo bazungu gukupa, Abanyarwanda bari bayikubye kwinjiza muri icyo kigega ni inshuro 2 bari bayikubye. Muraza kumbwira abadukurikira. Iki nacyo cyababaje abazungu, bati ni gute u Rwanda inkunga twabonaga ko turiyiha twumva ko irushimishije, ko nta handi yakura ubwo bushobozi cyangwa ayo mafaranga yo kwinjiza muri icyo gihe cy'uwo mwaka, none Abanyarwanda ubwabo bayishatsemo mu mezi 3 bayakubye kangahe? Birabababaza cyane. Ikindi na n'ubundi cyari turufu kuri bo iremereye cyane, kuri za ngabo nababwiye, n'uburyo n'igisirikare cyaje guhindurirwa izina bitewe n'aya mateka y'u Rwanda. Bamwe mu bo bagombaga kuba bakwishingikiriza mu mashyamba yo hirya no hino no mu bihugu hirya no hino, u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda bwahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, bwagize bukomeza gushyira ukuri ahagaragara no kugaragaza ubugome bw'abariya abazungu. Hanyuma bamwe muri izo ngabo zahunze zitwaga Exfare zirahunguka. Mu guhunguka ibi bintu byabaye hake na hake, u Rwanda cyangwa se Abanyarwanda icyo gihe bagira uruhare mu kwivangira ingabo, ko bamwe bari bamaze kumenya ukuri, bamaze guhumuka, kumenya ikinyoma n'ubwicanyi bw'ayo mahanga mu buryo buri politiki. Hanyuma igisirikare kiravanga kugeza kuri uyu munsi. Niyo mpamvu cyitwaga ubwo icyo gihe ni RPF, ego RPA, kuko RPF ni ishaka. RPA
u Rwanda rumaze gutsinda uwo mutego w'abazungu, nta handi bazongera kuvuga ngo dufite ngo inyeshyamba 100% z'abanyarwanda, kuko bamwe bari bavuye muri iyo mitwe baje baravuga bati twubake icyo twita RDF, Rwanda Defense Forces, ingabo z'abanyarwanda muri rusange. Iki nacyo cyarabariye, kuko usanga henshi mu bigo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ngo kuvanga ingabo, kubabwira amategeko ibyo bari bukurikize, ibiki umubare bari bukurikize n'ibiki, ngo aribo bari bubigiremo uruhare. Iki nacyo bagiye kwisanga bisanga kiri gukorwa na ruhare babigizemo. Iki kintu cyababijije icyuya, ni kimeze nk'aho cyabateye kanseri muri bo. Si ibyo gusa, tusubiye inyuma kuri cya gihe cyo gushyiraho inkiko gacaca, habonetsemo icyo bita ubumwe n'ubwiyunge, mu gihe bari bazi ko bazagiye gukomeza kugenda baryanisha abanyarwanda ku bijyanye n'amoko n'ibiki, babibutsa kuri ibyo byagiye biba. Abanyarwanda bati mushyireho gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Ubumwe n'ubwiyunge bujyaho, yewe ku buryo bwo kubishumangira hajyaho na minisiteri ubiriho y'ubumwe n'ubwiyunge. Hanyuma si ibyo gusa, bereka amahanga ko ahubwo u Rwanda rutari urwo gukomeza gucukurwa rushorwamo amatiku akomeza kurimbura abana b'abanyarwanda. Hajyaho n'amashyirahamwe ahuza abakorewe jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bakabura imiryango yabo, abandi bakayirokoka, ndetse na ba bandi bakoze jenoside basabye imbabazi bakirega, bakemera bakemera icyaha bakirega, bakava mu buzimu bakajya ibuntu. Hajyaho amashyirahamwe abahuza. Ibyo byose ni uburyo bwo gusenya bari abanyaruhu rwera, kandi byagezweho ku kigero ngewe ntabasha kuvuga ngo na iki ngiki, kubera ko hari inzego zishinzwe gutanga icyo kigereranyo, ariko byagezweho. Ibyo byose rero byagiye bishengura aba bazungu, aba banyaruhu rwera. Hajyaho n'ibindi byose bigamije gusenya imigambi y'abanyaruhu rwera. Ndi umunyarwanda, gahunda nk'izo zose. Ikitumye nza muri iki kiganiro nyuma y'umuripuko, ni ukugira ngo wowe mu rubyiruko, nawe munyarwanda, nawe munyekongo, nawe murundi, nawe mu Tanzania, mwe munyumva ahangaha kuri Afrinews Time, mumenye ko ibyo abari abazungu baza bavuga ngo baraza kudukemurira, ntago ari uko bafite impuhwe z'abirabura nk'aho bababona ko ari abana babo, ahubwo murebe kure mukurikije ibyo nababwiye muri iki kiganiro n'amakuru. Ubundi twiyubakira akarere kazira umuze, kimitsemo amahoro, naho bitari ibyo gukorera mu kwaha kwa bari abanyaruhu rwera bizakomeza guteza ibibazo biremereye cyane, kandi ari twe turi kubigiramo uruhare bibereye iwabo. Reka mpinira ahangaha, ibindi byose tuzagenda tubiganira gake gake, 5 kuri 5. Ikindi cyo nkomeza kubasana subscribe, comment nyinshi uko mubyumva ibiki byose, hanyuma ubundi nanjye nikoze mu bicu, nikoze hasi hirya no hino, mbazanira ubwino n'ubwiyo, mbagezeho 5 kuri 5 uko byifashe. Ndabashimiye, Imana ikomeza kubaha umugisha.